finished. mugenzi rwose mwihangane gato tujyakomeza And the whole compound is neat. mugenzi rwose hajemo kuba habamo rwose guhangana hagati mugenzi y'abana bombi mugenzi n'abakobwa n'abasaza babo mugenzi badahuje se mugenzi nyina bashyize imyumvire mibi ko abana mugenzi abapagasi babo mugenzi abo kabaye bafata nk'abasaza batangiye kuba rwose bafata nabi karabaye abakitanya mugenzi ababye nako abavandimwe byajemo mugenzi guhimana cyangwa gusuzugurana You can never swim this covered again. umva naganga ndibongeye kwakubura ngiyewe ndarahiye ntago naba makuru makajya papa bugarukira karabaye mugenzi ngumenya kwakubura bakajya ababye bagarukira muvandi Do something. katuje cyo dukora So you know that we are not fools. kwa abana bo dufite ko Yesu mumba bamenye gutara bigoryi I can never take this covered again. ntago gose njyana nakunya kwakura babingwa ricara aha ndabyanza ricara umutoya ni mugezi na boy ndi ni bobo mugezi n'umukuru mugezi bobo nawe ricara na aboy bache gose akuna wari wa commence avuze ihoni we uramena amatwi kanipfukira amatwi mugenzi nina na neka batanye kwa bahimana n'abamyezi nina na mugenzi nina na mugenzi we n'abakobwa sasa muzehe ni nk'umusazi muzehe kanyandekwe ntago ava kwizima reka sasa asanga ibintu byana byano bitakubiwe n'umugore ore yako ko bakaje ko gabavaye imbere nyina bakunda kubi ibi niki Look at this. ibi niki ni ndi utaka Am I in the wrong place? jewe imbuga ni yiwanye cyangwa se yiwanje Did, but they said they will not sweep it. And papa bavuze ngo ntago bakura ngo nukajya bamenya ntabwo ashaka n'umuntu batesha umutwe it's a father's man. ngo ntago rwose hano bakura inzu imbuga ntabwo ari imbuga yawe n'imbuga ya so wabo So why didn't you sweep the compound? kuki mutakubuye ahangaha Shut it! mwakubuye ziba You did what? Which lie do you want to tell again now? mukubira ikiwe ukuntu hasi mfasha hakuno Get me my kid. zanzanira inkoni yanjye muryame hasi Lie down. muryame hasi Lie down. muryame hasi bararya ibigitsi bararya barazira ubusa n'abana by'imyezi ni bobo na aboyi mugezi ungavane inkoni ni uza ni n'urubingo fata igiti ziba mugezi anga rwose barafana Tell me when it is 12. yewe ngo kubita igiti fata igiti mugezi umugore araseka n'abana be baraseka neve ayayayaya undacaho Go back here. uyu nawacaho ibyana biraga iki barashigarana ni cya aboyi barashigara cya bwoya bashyira kuno bwoya fata igiti kirahaguruka kirirukanga ko cyakirukanse arekisi we ko cyakirukanse Give me the car key. It's inside. Stand here. kiye munsi y'imodoka maze muze avayo icyakuvayo reka azajya agisicyonyorera ajya imodoka irashyiramo ku ntaki bakivanayo ku mbaraga He's out. iyo bavuyemo muze aragaruka muze yaragiye kurukandagira urusenzi maze akora ngo nkwereke bafata amaguru ntabwo cyupa cyongera kirahagurukana icyabwoya ubwo yarago aca mu birenge nagaca amaguru y'umuntu cyane kirirukanga nk'ikiri hakurya iriya kugeza filimi irabyo barabahora ubusa n'abana Well, this nonsense has to stop. Bring them here. muze aratongana Let them be ready. Come on. mugeze kugira ngo aho ngaho rwose hakuno kubagahenereje uyu nguyu bamukubise impumetse yose iramurya mugeze birababaje disi bariza agenda kabishe Boy, bwoya you have been lying down like this for long. ni gutyo waraye ijoro ryose umeze What is the problem? ufite icyo kibazo mugeze ni murumuna we What is the problem? bwoya umeze tumugeze rikari umunake disi ikintu wagikubise cyaba bakizahaje impumetse yose That flog really destroyed my natural upholstery. uziko bankubise bakica imitsi y'agatafari Sit well again. ntabwo zongera kwicara neza rwose nk'umuntu muzima ugeze ngo imitsi y'agatafari bayishe n'icyo frost These girls are our true colors. umva reka twereke bano bana bo turi bo bamenye ko nta mikino tugira Those evil twins alone. biriya byana bimeze nk'amadayimoni y'impanga But the entire family. n'umuryango wose Can you imagine we don't go to school again? imagine twe ntabwo tuzongera kujya ku ishuri ngo twige Boy jobs. tuzajya tuguma ngaha dukora akazi nk'akababoyi boy jobs Why they are enjoying our father's words? bo bari mu mitungo ya data barimo kubyinagiramo Let's go and tell Uncle that. basi reka tujye kubwira onke Go to school. ko dushaka kujya ku ishuri kubwira onke mugenzi si mukuru wa sekanyandekwe Houseboy jobs. oya I don't think he will listen to us. akeka ntabwo ari bubyemere But our uncle swore before the others. ariko onke wacu yarahira imbere y'abakuru b'umuryango bose Before forcing us to come and live with him.
mbere ko tuzanga yavuze ko azatuba hafi akatwitaho bararira agenda kabishe bavuye mu ishuri nta kwiga nta kibafashwe nk'ababoboyi Boys want to go to school. ngo mukeneye kujya ku ishuri sasa To go and learn what? kujya se kujya kwiga iki To go and learn what? mujya kujya kwiga iki If we are in school, tubaye turi mu ishuri by now we'll be preparing for our junior one. tuzategura hazaza hacu Shut that your mouth up. cece ko mufunga umunwa To go to school. mukeneye kujya ku ishuri Tomorrow you start speaking through the nose. kugira ngo mujye mutangira asage muvugire mu mazuru mutangire mu mbyinanye mu mbyina ko mubyimba munyirya hejuru By the way, ako bundi where do you intend to get the school fees? ni hehe muzabana minerivare Uncle, ako onkire I left enough money before data yasize amafaranga menshi mbere yuko apfa turabizi we use them. Will you shut up? ziba ceceka Which money? Do you amafaranga nyabaki know your father was in me before he died? wari ko somere ko apfa yapfuye afite imyenda myinshi mwishyuza Do you know how much I spent for his burial? waba uzi so ajya gupfa ariko amaze gupfa amafaranga menshi nanatakaje kugira ngo tumushyingure Can you imagine? Wonders with nshene nyumvira ibi byana ibitangaza ntabwo mu mwisi bizashira you can come before us and be talking rubbish. mwambe bamwe mutanya imbere yacu muvuga ubusa dore zimbeba gusa Because you just hang around here and be eating my food. mugumanga murya ibiryo byanjye gusa nta kindi kintu mukora In fact, uretse n'ibyo it is idleness that is the cause. ubanza ikibazo ibyo byose ari uko mwadamaraye niyo mpamvu musige munye kuko mwamaze kudamarara niyo mpamvu musige muza mumubwira ubusa Illness. Because if you people have something to keep you busy, aho mwaye mufite ikindi kintu gituma muhugiraho mukaba busy be thinking of going to ntabwo mwakaye mutekereza kujya ku ishuri nubwo mugumanga mudamaraye gusa They should start doing something. reka tuhashakira akazi Help towards their upkeep now. At least let them start selling pure water. wenda bajya kumana bagurisha amazi yo kunywa sit. Beautiful idea. nibyo koko Good idea. kuko reka bajya gucuruza amazi y'inyange Thought about that. It's all right. They can start immediately. Now, noneho both of you, mwembi guhera uyu munsi sasa first thing tomorrow morning, guhera ejo mu cyakare start selling pure water. muzatangira gucuruza amazi ku muhanda muyadandaza ngeze karabaye none ndebera filime yese ari umukire imitungo yose yajyanywe n'abanyazo bagiye kujya bari bacuruza amazi ku muhanda This one cool. gusa ngo bacuruza amazi barakonje bakabapakira bakajya kugurisha Because of that, even Give they me charge one. us. Give me one. yeah And then, No, my father is buying more. Give me change. then, In fact, give me 3. No, I can complete and put in a amazi atatu sha 4 and say, oh. buy a pure water. Buy a pure water. amazi pire Pure water. amazi muranywaye ninde ushaka amazi amazi muragura mugeza kubagurisha amazi ku mihanda birababaje yise yari umugaga ari umukire Boy, bwoya since I will be suffering every day, ni gutya tubayeho buri munsi every day we go hand them over the money. tujye tugira ngo dutange ngo veresoma ngo tuvere suriya mugore Good food they won't give us. n'ayandi ntabwo baduha ibiryo byiza ngo turyeho School they won't send us to. ishuri naryo banza ko tujya ku ishuri Baba, is God at work? bobo ibingibi Has he gone to sleep? imana yararyamye cyangwa imana yarasinziriye Let me show them talk. What are you saying? uravuga ibiki Are we not sheep? Hey, ngeze birabaje this is God's suffering and smiling. ibi ngibi byo bita kuri kuba rwose uri mu gahende gusa ukarenzaho ugaseka byo bakira ngo mugeza ku rwose rwose hari uwasaga nawe ndetse ndabere filime hari uwaje ngeze ameze nkaho ise w'umwana amuzi yewe uragura amazi ngeze abana arabazi It's special, straight from the fountain of life. aya mazi rwose ni amazi atuma umuntu yongera akagira ubuzima bwiza uretse Boba na boy. bobo na bwoya Don't you recognize me? ntabwo munzi Are you Uncle Amos? niwe onkire amos Uncle Besson? kandi niwe onkire beso In here. murakora cyangwa mwembi Selling pure water on the road. ucuruza amazi ku muhanda nka mayibobo Now you ask. Okay, now you answer. Why must Uncle Lundugu and his wife allow you to hawk pure water on the road? niba abanyabaki mwandi ndiye muntu w'umunyabaki wabaha akazi ngo musanga mucuruza amazi ku muhanda kandi nande kwe ninde wago mujye musanga mucuruza amazi ku muhanda What is happening? niba kirimo kujya mbere Oh yeah. oya ntabwo byemera I'm yewe uretse That means we'll be aya mazi uyamenye ntabwo twazongeye kurara mu rugo iwacu batwirukana mu rugo Don't worry. sani The mwihangane village now. ngiye kujya mu cyaro iwacu mu My rugo father. ngende mbibwire data Rest of them there. bahamagaze inama y'umuryango yose Now hawking pure water on the road. me mbabwiye ko rwose musigaye mucuruza amazi ku muhanda kandi mwambaye imyenda imeze nk'iy'amayibobo Worry. babarwaneho Bye-bye. ngeze ni ikibazo ngeze ntabwo afite kivugira n'abana batoya ngeze nta n'uwabumva
Go. Let's teach these people a lesson. Reka duhe bano isomo. Shall we make Amafaranga yose uyu munsi twacuruje yose. 370 naira? Ngiye mfite amafaranga 70. See, Yose ngiye mbare yanjye. 350. Yeah, Nanjye hano mfite kwegera ku gitano. of course you know. Reka n'uyu munsi reka tujye kuyarira undi dore tumaze iminsi turya inyama barya inyama bonyine. You there? Ntabwo bakiduha ku nyama kandi reka tujye kuyarira uyu munsi tujye kuyanywera. Yes. Filimi iraha. N'ibibandisha dore sha. Byihebye bigiye kujya amafaranga kujya kuyanywera no kuyabyinira muri resitora. Feri ya mbere hakuno ni sasa ni ku nkoko. Them they wait for you. One day, oh, them go get their property. Yewe nandebera abana ukuntu ibyo barimo kureba. Abana bara mugenzi wa kese imbebe ebyiri tulats aracyari junior ubasobanurira mugenzi wa dukunze filime zacu nk'izi ngizi hamagara 0725503622 ya rwose baranywa barihaye dore cyarobye n'abana bato gusa ibintu barimo kureba ukajya agenda azunguza sha. Give me my money. Amafaranga nyari hehe? You didn't come back with any pure water. Nta mafaranga nta mazi na make mutahanye nshaka amafaranga yanjye. Every day the same story. Buri munsi muracuruza mukaza munga amafaranga ngo mwayabuze. Menya sasa mugeze ko rwose byagiye byisiga ibyono n'ivumbi mu musatsi. I'm not attack too. Uyu munsi ngo ngenge mutegwa n'abanyamabandi. Baje baradukubita baraduhamira amafaranga barayatwaka kuko mugeze byaririye binangomo za Primus. Liars! Barabeshya. You are liars. Barabeshya. Look, if you people don't give me my money now, mutama amafaranga yanjye uyu munsi. You will eat in this house from this night till ntago mutaha muri inzu habe nama. That is 24 hours dry fasting without prayer. Give me my money. Mabikora gimwe mwansingo mwe dore ko mujyane mujye kuza amafaranga mujye gushaka amafaranga yanjye bakamuyabonye mujye muzane amafaranga yanjye. Filimi iraha. Yesu jana mweshi ngo bagiye ngo barabyiba ngo byateye ngo n'amabanda afite yitwaje intwaro Armed Robbers. Hopeless idiots. Ibigoryi gusa by'ibintazi. Ugenze cyane kintu rwose baje hakuno rwose ku muhanda kubogeza acuruza. Sasa hakuno Papa John Paul ku muhanda. Yo bana bato muze hakuno bana ba. Papa John Paul bavayo. Uragura musaza. Bashaka amazi yo kunywa. One. Wa mushenzi we. Nobody. Je nta muntu. Numwe ujumbaza. Na me they ask. Je ahubwo ni yubaza. The answer. Kandi bakansubiza. Oga, please, the weather is too hot. Yewe dore izuba ryatse niba utagura amazi tubwire reka kuvuga ubusa. You buy our special pure water or not? Niba utagura amazi vuga reka kutubwira ibyo ntabwo twamuganga twaje kwivuga ibigwi ngina ngari guma Primus. What's here? Tell the money. Oh, na no na dete. Urambwira ngo ngewe ngo simvuge. Sasa ko wabwira umusazi y'ikundira urumogi. Oga, please, this abone ko namazi. Somebody give us this is to say for him. Bana ngiye kunasoma gakiya andarajugunya. Bawuriye ku muhanda. Abana amandi mazi mu kamunuza bwa mututsi. Yeburetse barasanga ari bwishyure. Ni umusinzi. Ni umwana mu gidawa. Dawa. Papa John Paul. Anda yatahasi. We. What is your name? Witwa nde? Oga. Yewe. You know my name before you pay me. Nago nakuvuga amasanje masoma amafaranga niyo yibanze. Uramwe ngiye mwishyure. Birako nagura hano waruzingo. Oga, I want my brother now. You want? Yere kure petit frère. Nakano karagatero. Ni umwana mugi. Ubure ku muhanda. You know the fear. You want to carry us, eh? Yewe urashaka kuduha umunyenga cyangwa koke kumeze ushaka kuduha umunyenga. We are going to pay you. Ko twe ntabwo batugira. This way. Yes. Oga. Biramurya ko arimo kubishaka ibigori bikugikundira umunyenga. Yo tonto kameze duha umunyenga. Yes. Umunyenga uraryoha abishyira hasi n'ibigoryi. Kandi yarari seri. Like you boys. Yemwe bana bato rwose ndabikundi. Na school una suppose be. Gusa rwose bana bato uyu munsi ni umunsi wo kujya ku ishuri. Ufite kwiga. So, uranyumva? I wish our uncle could think like this. Ese cyeke duke ngivuga oncle wacu akabitekereza udata wacu kanyandekwe. so Ngewe namurambona ngewe. alaye Ngewe area father. Yene mfite data w'umukire. Like say I go school. Nako nanze kwiga. Life for them better for me. Niyo mpamvu ubuzima butanyoroheye. They call crime.
no good at all. Uso biti byaha ngiye nkuri byaha byinshi birenze. Thank you for your advice. Urakoze kutugira inama. What else now? Urakoze amafaranga yacu y'amazi. Ubunyeza afite ko rwose umwana mu gihe yabikundiye aba amafaranga y'amazi nta kibazo nyazajya ngo bagira inama. Una hear the thing I talk? Muzi cyo vuga ndavuga ukuri. Make una dey go school Kandi muzige. I know they sell pure water. Nimwiga gose amazi ntacho azamarira nacyo yamara ntazabageza. Something better to do instead of being this your what do you call it? Asa kuvuga ngo twige wowe kungura umujyi wazaruvuyeho. I talk. Umva. Na him make I tell una make una go school. Like say me go school. Nanjye mbonye amafaranga ajya kwishuri nanjye najya kwishuri nkiga. Una hear me so? Yes. Oya, make una go. Yeah. Yenze yabikundira umwaro mu gihe bariye ku muhanda. Desi nibyana bishimishije nuko ari bigegera gusa n'ibibandi. Ko byagatashye. Hako byaje byiruka nkayiwe. Turatewe. Muze. Ukamenye umugore ejo byaramuhejeje. Maze iminsi bimuheza. None wako byaje byimennye amazi ujya bimuteye ku mutwe. Amafaranga yose y'amazi bisigaye bijya kuyabyinira mu bubari bikayana yanywera. Byahagiye. You even entered my parlor with your slipper. Mwabashenzi mwe murinjira mu nzu yanyu mwambaye kamambiri. Now give me my money. Amafaranga ajya ari hehe? Give me the money from today's sales. Amafaranga yo mwacuruje uyu munsi muyamereza. Kimwakora kamambiri. Bakikorkiwe. Give me my money, come on. Amafaranga yanjye. They cancel people. Ayo abantu bashinzwe isuku y'umujyi council people. Abantu bashinzwe umuti isuku y'umujyi. Seeing us up and down Baje baratwirukanga hakuno bamwe bo kuri Pandagari. because of our cash permit. Badora ko bavuga ko dafite tuticura umusoro. That's permit, eh? Ni mufite uburenganzira bwo kudandaza mujyi mutembereza ibintu. No, but where's my money? Amafaranga ajya ari hehe byo byumvugana kibazo amafaranga ajya ari hehe? They arrested us and put us in jail Badufasha bajya kudufunga. to escape. Turacika. Just not from express to express. None twirukanga hakurya twirukanga n'abashinzwe umutekano w'umujyi. Because two of you did not come back with any pure water left over. Icyambere nuko mudatanya amazi mahabe make yabe namba bivuze ngo mufite amafaranga ko mwacuruje. Settle the police Amafaranga amazi yose abapolisi bayajyanye. and complete the funds for the hawkers permit. Yes, which will come out in 3 months. Baravuga ngo tubone igipapuro kitwemerera ko twacuza tubonye uburenganzira bwo gucuruza mu mujyi nk'abantu bateye imbere ngo turaza kujya gufata amazi yacu. So my money is gone again for today. Bivuze ngo amafaranga njye uyu munsi narabuze maze ukwezi kose mucuruza amazi na mu mayavirisoma. Mumbwire. I'm going to Kirikiriza. kill the two of you today. Ngiye mwembe kubica. Muryame hasi. Mujye hasi. Kino kirapfuka kiramutera imbabazi mugore nta mbabazi yigirira. Uruki fata igiki ibinyunguti kinaraciniga ikina kitendekaho fata ingumi mu mbavu inkokora fata uruki mu ntoryi kino kirahaguruka ewan hakurya hakuno kiramucika sasa ugeze umugore arakara nabi afite umujinya murandura zose arakara nabi afite umujinya suwina n'umwe wawe yahuze yewe data we umugore yahagiye afite umujinya amaze ukwezi kose bitamumverisa yashoye menshi ntago yunguka yarabye bintazi umugore afite umujinya ni n'umwe udasanzwe awufaka ko nagotomera ji yewe Useless children. ibi byana bidafite umumaro You want to make me run mad, eh? mushaka ko nzasara yewe umugabo w'ubanza asanzwe ari n'umusazi dure kuraka Get up in this house. arakara nk'abiyahuze Keep missing. amafaranga yose umunsi wose ntanga ndayabura ntago nunguka Get it. Now we'll be going. ibi ni iki ndakaba umushi wishyira ugize rute nzabica umugore That mtukwe. Mugeze barakiri rwose amuyogeza amusuruka akabonye abana kumanda bacuruza amazi rwose ameze nka mayibobo rwose yaje rwose akuruka yabwira se inkuru mu cyaro Inheriting his late brother's property. urambwiza ukuri ngo kanyandekwe kuva yafatiye imitungo ya murumuna we Living in his house in the city. amaze ajya no mu nzu ye yo mu mujyi ni yasigaye atuyemo Decided to send his children yafashe abana banyakwigendera murumuna we Nelson water. abashyira mu mwana ngo bajye bacuruza amazi nk'abakanyabunyobwa Wickedness. ibi ni ubugoryi n'ubugwari n'ukwikunda ubu ni ubugugu I saw them with my 2 eyes. papa nababonye n'amaso yanjye abiri kandi abizi papa ntari umujyi nk'wasi nyangwa n'inzoga Bobo and a boy. nabonye bobo na bwoya They are being maltreated. basigaye bafatwa nk'imbobo kunuza rwose kabwera Seeing them looking tattered. n'abana bararushye ntabwo babambaye imyenda byose nibicagagure nibidomagure
I understand why Ndukwe insisted. Ratana akabonye impamvu Ndukwe yakomeje kuvuga cyane ashimangira. Tiana killed her husband. Ashinja umugore wa Nelson ko ari wishe umugabo we. That is why I came home. Niba muranye naje mu rugo. Inform you and all. Rwose ngumenyeshe ko gene ukabwa magazine amaye umuryango wese ukababwiza ukuntu bimeze. Bobo and that boy go back to school. Bakeneye ubutabazi bajye ku ishuri bakeneye umuntu kubita bakiri kare. I need to see them with my eyes. Nyene kwanza nkababona n'amaso yanjye. Kujya mu byiganye bihamye. Sasa hakono ko yakaje ni Kanyandiko yarabyimbye mugeze mu mitungo ya murumuna we. Where are these girls? Did you send them to the market or? Abana banje bariye ko nabo mbonara. I went to the market yesterday. Ako umunsi nige bagiye gwasuza abakobwa bacu bagiye. Ngeze naho nabana ngo ngeze bagiye babakobwa babiri Nina na Neka. Goya. Bobo. Yego oncle baraza. Nyasa sundebere filime. So you people will always wait for me. Nganzi ngo mwembe magere mwe mujya mwitaba kuki muri kugeza ku magara kabiri. When all they do is sit in the house. Abana bicara hanga. They sleep. Bakaryama. Bakabyuka. My food. Bakarya. Just send them to go and sell pure water for me. Bajye komanda bacuza amaso rebe. Bakuvereshe n'atanu. They will just yabarya. Nta versoma nta cyose bagenda bakayabyinira bakayarya bakayamara. Don't worry. Abigira ikibazo. Cyo gukora. By the way, where is Nena and the Neka? Yewe bashiki banyu Nena na Nika bari he? Uncle. This morning with 2 men like that. Kabonye abana basoka ngaba bari kumwe n'abagabo babiri bajyanye. Umwe witonze bakobwa ebyiri sasa ndabere filime witonze. They will just pounce on your money and steal it. Abana bararya kintu bakora nimbura mukoro. Don't worry. Bareke ingenzi cyo kuzabakorera. By the way, where is Nena? Agata ubundi bakobwa banje bari he za mpanga Nina na Neka bagiye he? Uncle. That's this morning with 2 men like. Bagiye uyu munsi mu gitondo bari kumwe n'abandi bagabo babiri bafatanye ku munda no ku ntugu. Yes. Yego. My daughters went out with 2 men. Abana banje ngo basokanye n'abashuga dodi babiri. They tell us that if you people come. Bavuze ngo ni muza ngo tubivuga ngo tubigira ibanga. That we should tell you that. Ngo tuvuge ngo. Want to borrow some books. Ngo bagiye ngo gutira ngo amakayi ngo ya SST ngo na science na nunza na GP. And since you people have come back and asked. None aho mwaziye ko mwatwaje beka tubabwire nkuko bavuze ngo tubabwire. Please. Harya bavuze ngo tuvuge ngo iki ababyeyi babone baza. Message. Bavuze ngo tubabwire tuvuge ngo ngo bagiye gutira amakayi. Akiko rye kango cyangwa gukina theater. Kimwe ibigo ryibira. Kimwe kimenye ibanga ikindi cyongera araribika. These girls have opened their eyes. Aba bakobwa batangiye gufunguka amaso y'amafaranga. Now follow men. Basigaye bakurikira abagabo bo bashuga daddy. Bakajya mu hotel kujya kuryama n'abagabo marogi. Ibi bicaho birabapangiye tu. Reka bataye barambona. Reka baze barambona babone icyo ndicyo. Ko bakaje sasa. Mama mwiriwe. Will you come back here? Mugaruke hano. Nibazi byabaye ko babapangiye kare. Where are you coming from? Half naked. Nigute nihe muturutse mwambaye ubusa hejuru mumeze nk'wajya mwambaye ubusa mu mugongo hose. 2 men you people went out with. Abagabo babiri mwasoka nyanga mugenda babafashe kunugu ni bande. Bari bande. Mama na mutwe soka ziba. We only went. Mama tuvuye gutira mama kayi kujya dukore etide. Now where are the books? Amakayi ari hehe? Ine twaje dusanga abana tugiye gutira amakayi wabo ngo babajyanye ngo gutembera kuri piscine. Books. Where are they? Amakayi ari hehe? You didn't see the books. Amakayi muyanyereke rero. You have started visiting hotels. Mutangiye kujya mujya mu hoteli n'abagabo mukajya kwizunguza. Sasa bari mubyeyi hakuno afite umujinya rwose mu buryo bwe. You have opened your eyes. Musanga mu mushaka amafaranga. Paturushi. Pategeshi. Patingumi. Paturushi buri mubyeyi barabagabana. Barabasaranganya. Hakuno barabatizanya. Fata barabatizanya. Muzehe karabaye. Fatishi babakubise ikizi ushoboka ze cya yose. Sasa rero hakurya bya bigoryi. Dore cyabwoya bwoya vawe na bobo. Yaje hakuno biseka. Mbega shaho turabapani. Faturushi. Fatingumi. Faturushi. Fatingumi. Faturushi ibigoryi bira. Mugeze bitangiye kubapangira kuko so bakubita mugeze karacyakomeza mwihangane karacyakomeza cyane. Mugeze sasa kuko bwagace batageze kuba babapangira. Mbega byiza. We muciceke mukajya gudusakuriza. Gabana navuga. Mbega ibintu biryoshye byaze ko abantu basigaye babuza kujya kureba televiziyo bishyira mashine bashaka kureba bigeze ngana biki bakora nakindi gose nuko ishimira byose byo barimo kubona ngo barakaze ushaka kubarakaza akoze mu ryango gose urakare ukamwe ko gose uzi kwishima abako bakaje we we're watching turimo turareba televiziyo Kulukube televiziyo yande
mujye hanze You now go from my mujye hanze nimukajya muza kwicara muri salo yanyu mugizwe isaro yari yase kumujya ngo ngo nagufite kwicaramo Hego bwana bubukira nese niga baraza bukicara muri salo yanjye nimukajya muza muri salo ni yanjye nagari yanyu murumva mugende hirgiriye yense isaro yawe zari yase bugeze nago bayicara muri bobo na bwoya and you allow them. bana banje ngaga muri mubiki muzongera mujye kuzerera hanze muza mujye gutemerana n'ibigabo muzakona bereke bugeze gusubeza by'umuryango bariyunga n'ababyeyi n'abana babo sasa bigo kwakabyuka muri salo ibyana bira ko bizoka muri salo byagiye hanze kuri fizibule bijya kuyikupa abagabo rwose bari muri salo umuriro bivana icomora fizibule byacomeye fizibule bivanaho n'intebe ni ibigoryi ni bobo na bwoya fizibule bere ku cyabandi munsi bari muri ewasa nayo yitwara irambiwe irutwara na gitorogazi sasa bageze hapfa ngo ngeze kubizi rwose bamanigana ngo ajya babura gutereta bapfa ko bageze babonye rwose ahantu hapfa ngo hari utwana tudukobwa duhiye tuberere rwose ijisho batezamo nibamaniga barasinyara imaniga ebyiri ni dakimu na cyana na cya Fisto bwoya yeah ko bakaje dakimu na dashimu. Hello guys. Bite basore. Afa. Please, can you help us call Nina and her sister? Naduhamagara Nina na mushiki we. Kino kiri ibyimbya. Abanyese babasha kwiteretera ni dakimu na dashimu. Came to see Nina and the sister. Twashaka dushaka kujya tubone Nina na mwene nyina. Your parents are not around. Ese ababyeyi banyu baraharira? Can you help us call them? Naduhamagara abakobwa bakaza. Baba. People want to send us love message. Hari abantu yo bajanga baje gutereta bashiki bacu baduhangaye. The plus. Bishira turasabye niwe batanga baje kugira ngo baterete bwa mbere. Ni batanga 300. 300. You mean wait? I should pay you guys 600 naira. Yemba amafaranga 300 yose y'amanayira. Amafaranga menshi cyane. This ngo gutanga 70 by'amanyarwanda. In the first place. No, if you give it to us we throw it away. Umani niba utatanga urare kunundi yaduhera gutajugunya. Ntabwo nongarara kawe ntunkange nanjye ntunkange. Kugasha ngo ntunkange. Bakirata twigendere. Yego mushenzo wa mugezo ari yibyimbije arimo kudukanga. Sorry, okay. Tata mubetse turi gose. I'll pay 400 naira and nothing more. Basi ndabamagana nemwe mugabanire hagati. Filimira. Yumva nabi. Nibyana bibiri bifite imitwe ifunze sha. I have. Wegera fa fasagera do amafaranga ndafite ndaje nyabaye. Ayavanamo. 400 naira. Kwa yakabaye magana ni menshi. Bese ni ngwago 90 by'amanyarwanda 90 hejuru ibyagatsi. Thank you very much. I am very grateful. Left to that Libyan met school boy. Yes. I wouldn't have. Kandi yibwira umugenzi wawe ufata nk'ubwana bwo muri segonderi bwo muri Nyanyazi nakajya twirika imbere urumva. Do like this. Akaba kibyimbije kigiza gasitari dore kwasa n'ibirinete bibi. Thank you. Murakoze. Hiwira kare bareke birakaza abana bo mu bipango niko babaye. You guys have been coming here to sing Nina. Bivuze ngo abantu koko bafite bati benshi babatereta. Bivuze ngo rwose bafite benshi barabahutse sasa doko bano bakaje. Muri saro hari se umwana na nyina b'abakobwa bo. What is it? Mushaka iki? I said what is it? Mushaka iki? Nothing, sir. Nyakoba ntacyo. You know that Gusa. people gave us message to give to Nina and the nigga. Hari umuntu yabutumwe ngo duhe Nina na Eneka. Give them the message and go. Okay, mubahe ubutumwa asige mujye mu gikoni. Sawa. Nina and the nigga. Nina na Eneka. Habe no kubika ibanga. Two boys are Hano hanze hari abasore babiri babashaka ngo mugende. outside. They said that you should hurry up and meet them. Kandi baravuze ngo mugire vuba ngo muhurire hanze. The hotel room they paid for. Kandi ngo cya cyumba bishe ngo bamaze iminsi bibiri bararamo babategereje ngo ntago murimo kugaruka. Will soon expire. Ngo amafaranga bishe muri hoteli muri lodge ngo agiye kuba ari rwose yashira mutaraza. They said you should come straight to Kasana Hotel. Kandi baje bavuze ngo mujye muri hoteli twa Gasana Hotel. The rooms you people have been using with them before. Ya hoteli mwajyaga muraramo mbere icya gihe muri kumwe n'abasore bandi bambere babanje none ngo muri mwajya none mugarukemo. Why you used last week? Ngaho mwaraye cya cyumweru cyashize hasa mva filime. Muzehe yari umwana we rwose ibyimba barabimenyereye. Karaba byaragiye bishiramwe umunyu bivuga amahoteli Patishi Kamambiri ibinyunguti. Igenda biseka filime. Sasa ngo kwagategereje hanze. Yuko ryibiva byavuze ko ngo bahurira ngo mahoteli ngo mukima ngo basanzwe muri munsi ngo bahuriramo ngo gose ngo amasani yayandi ngo barenge bakore ibyo bakoze ubushize. Ababyeyi baravuze ngo nako bakobwa baravuze ngo muze mu nzindani. We should come inside. Tuze mu nzindani yego muze.
Wait. What about their parents? Kandi se ababyeyi babo bari hehe ise na nyina? No, they traveled to London. Ababyeyi bagiye Burayi mu Bwongereza irondere. Back in the next 2 months. Bazaza mu kwezi gutaha bungu ushatse mwaza mukanarara. Data we muze turicunde baturicugusa. Tugiye kujya kwinyeganyeza. Ko byakinje byishimye. Thanks bro. Sone bibiri bizi gose ngo bijako no gose gutonora utwana. Nako mwihangana no kwirira utwana. Nimvugo z'ubuzaje. Byakaje gubije kurya utwana. Nibizwe bigiye kuribwa n'ibisimba. Sasa kimara ukaro manzishe bako ikirimo ingufuri. Kugira badasohoka. Bahamaze ndebere nambara hakono karabutaka. Kingi cyangwa ingufuri kivunira mu. Aboko bakaje giye kwicunde. Aha, ni mwebwe bavugaga. Mwihangane twayo. Mwemuretse mugaruke. Feel real good. Muje muririmba ngo ry'umwana ucira inkweto za nyina mu nzu yande. Come in and see. Muze hakono. What number is this? Yewe hari hangane he. Yewe twayobye. By the way, who are you? Muri bande. My name Nika. Banyita Nika cyo kivuga izina ry'umukobwa. Niwe nduri umwana. In my house, feeling real good. Muje gose muririmba mu nzu yanjye ngo ry'umwana ucira inkweto mu biriki n'ibiki nabumvaga mu. Yes, sir. Oh, American guy. Yes. Nega mwivuga bavuze ngo mwemeze nk'abanyamerika muraraza abana baje mu hoteli mu mahoro mu marogi. Ise abakubise igiti yose yabize ibyuyi. Come. Mwemuretse mugaruke. Come in. Muze. Abakobwa shaba bakubise shawo dondo. Daughters. Ni mwebwe mwabwiye abana bacu ngo baze ngo muhurire muri za rogi aho musanga muhurira mu karyamana. No. Sasa nyumvira intambara muzati ngumi rushyi. Ngumi ziri serious. Muzari serious ku bana be rwose ari serious. Rwose aribyo muzata kwihanganira ku bana be. Abana barakubita sha. Ku bana barakubita sha ntabwo yabyihanganira. Bakubiza ko sore. Bana bagezaga ku rupangu barufunze karabaye. Urupangu barufunze nabo muze baramukimbana. Muze barakubesheje. Ngolo mwereka. Muze tugire batakubita ndabona birakaje. You want to find out? Mushaka kungubita. Going to release my dad. Ngiye gufungura imbwa sanje mfite imbwa byingiye kuzifungura ko nuzeze barye. You wait. What's it? Reka zifungura. Meant you. Zifunga tukwereka. Muze bugeze ugaje gufungura imbwa ze gafite imbwa ati mu nzu. Agiye gufungura imbwa ze. Nuzeze barye. Hega maradukanga. Wangu tunyemwa arababeshya. Arabeshya hano ntago tugira imbwa hano nambwa zihaba nababeshya nambwa hano zihaba. Arimo arabaterwa hano nambwa zihaba. Ntabwo kimwe mwanzu bashye ngo ntaba hano none duzire baradutesha ngabishenze mwe. Dore uko basa. Wangu reka tugende. Urupangu rurafunze karabaye. Urupangu rurafunze. Nimuze zemwe muri mwigira ubwa mwasunnye. Hata hamagara papa z'abakoze kubita turebe filime. Bega byiza. Gose muze arwana. Onkire. Uncle, that's it. Onkire baracyara ahangaha ngwino ye. Uncle, are you sleeping? Waryamye. Onkire wasunnye. Ngwino bakwisoma ngwino bakubite. Uncle, release those dogs. Rekura imbwa zibarye rekura imbwa bigaseka. Sasa munyesaba cyabaye nakindi. Bageze gose akona ubwa bukamba yarashe gose verify ariko kuko abana bafashwe nk'imbobo kubigeza turuka mu cyaro. Very good. Gose munyamuryango bakomeye mu muryango wabo. Good as you are. Rwose usigaye usa neza madamu urakeye ubwose uteye amabengeza. Fine. Welcome. Yes, dear. Come in and sit down. Kaze neza ngwino wicarire ni karibu. Welcome, sir. Hey. Uko yakashe rwose inzu ni nziza. What of your husband? Umugabo wawe ameze ate? About going out, let me call him. Umugabo wanjye agiye kujya hanze gusa mbere reka taragena maze mamagara ase muvugana. Mugenzi afite ikimugenza. Aje mugeze ngo arebe ese abana bafashwe nk'amayi babo cyangwa hari cyahindutseho. Yezo raba abana bari bambara nabi. Ariko bafite amafuti ni cya yose. Come to see me. It's because we are not eating good food again. Uzi n'ikiri ngo nago tuzongera kurya ibiryo byiza. Bakira sasa winji yakona. Mugire gutya mbonerere sari. Genze rabana nyuzura no kubasaza we gira sha. Kigoryi gusa. At ease. We muruhuke. Bari yoroshye. Where are your bags? Ibikapu byanyu biri hehe? Mugore ni umuhanga. Mugubyeta ni umuhanga.
mufungure bikapu. God go catch you. I say God he go hold you one day. God go catch you. Open it. Fungura se dore ko gisa. Ingufuri yanjye urufunguzo na rutaye. It's your plan. Wiki? Sasa papa zimpangu nguturu uti ingufuri z'ibyombe imyenda mibi gusa. And other belongings in one bag. And hide the key and say you don't know where it is. Urangijisha urufunguzo ngo jangu zambeshe ngo yaguza urufunguzo rero. Okay, mwe menyereka myenda imanga turebe ndebe ibakwiriye bare mwambara. Azajya ngwambike neza bajye imbere y'uyu mugabo bameze neza nta kibazo. Azatangira Paul mugeze mu muryango ati abana bitaho nta kibazo bya hehe. Filimira. Yawe ni ye. Yanjye ni yingi. Hey, come on. Ne fata ko nambare bwoya. Ati today, this is our Christmas clothes. Haka ngini nyine imyenda twamara kuri Noheli na Pasika n'ubunane mbarasa. Like it's Christmas. Just keep quiet and wear the clothes. Ambara vuba. You're hungry. You're hungry? You're hungry. No, urashonje. You salute me. Mwambare kandi nimwihanuze muze musaneza sibyo ndaje. Ngeze nagwaza impamvu abitaho abayifashe gutya nabi tuke tuzimiye cyagamije. No mugore. No mugeze kugaragaza imbere ya rubanda kuko ari umuntu mwiza kandi hakurya gose cyakwe tuke tubizi. Uyu ko yakaje asigaye yarabyimbye gose mu mitungo ya mwene nyina. You decided to visit us. Yeah, uje kudusura. Thank you. Most welcome. Thank you. Sit down. Thank you. How are the people in the village? Abantu bo mu cyaro bameze batindati baraho ibigori byareze. What of our boy? Ese abana bato bameze bate Bobo na Abgoya. Since I came. Oh, not seen. Nago ndabona kuvigena ziye. Oriako. Yewe sheri madame Mazera Oriako. Oriako dear. Yewe sheri shushu bote mutima hamagara abana baze hakuno. And greet Mazibe please. Baze hakuno basuze Mazi ngo betwa Mazi Filimira. Izina bamwita Mazi. Izina Hey, call them and greet Mazi please. Oriako. Yewe sheri. Oriako dear. Onyako dia. Call Bobo and the boy to come and greet Mazibe please. Babwire baza ko basuze Mazi chef please. Bamwita ngo ni Mazi. Mazira ntoki mazina raho. Bamenya ko abahaza yakoro kaji. Ngo gose garagaza ko abitaho byaheye kumugeza ko tubizi. Yeah. Wait, utayemara. Come outside. Where are you going? Go! Hago turashonje mugende. Ravuga ibiki? Nana. Ye bana ba. Nina. Eneka muze hako gusa abana bavana babambaye neza barakeye gose umugisi ikintu ifaranga si ikintu gose kinani ifaranga ujugunye. Neka. Kandi ifaranga gose ari kubise hose haroroha ifaranga si ifaranga karaje abana basige bakeye. What do you eat? Bana bato musige muri iki? Ko musige mu gose musa neza. Gose turya ibiryo bisanzwe. At this rate? Mbega bana. Drinking. I like Zanga musige mu mwana bitanyweka. praying for them. Nabo bakaje gose byaheye kubambaye neza by'ubwari mwe. Gose baje afite na bwaje mu ntoki byaheye ko ari ugira ngo biyeru n'urwiyerurutso. Do bari kuri jina abonye zimaze ibiki bya mbere. Biranywa. Unde kwekora hasha uri umugabo sha. Koko buryo uri imfura. I see you're taking very good care of them. Gose urita kubana hamwe nenyo kuri imfura nziza gwese uri imfura mugabo. Mort. Abana gose ukuntu hambaye neza baraberanye barakiye barasa neza. A witness. Wenda cye kuzambira umutanga wamye iwacu. Things for yourself. Ndakeka kubwa urabyibone n'amaso yawe. And then begin to see that all those stories you Utangiye kubona ko izo nkuru zose bavuga no hanze z'ibihuha ari ibiwe nyine ari inkuru rwose mbarirano. in the village are Baramvuga animals. ngo bana simbitaho nuko mbeshyira. Look at them. Barebe. Are they not like children who Nago bameze just came from abroad? nk'abana baturutse mu mahanga i Burayi. London. Ibirondere mu Bwongereza. Dresses. Look at. Dore ukuntu bambaye barasa neza gose baraberewe. You don't know how much I spent on. Ndakeka ntago uzi amafaranga natanze kugira ngo bagurire imyenda bambaye uyu munsi. No one knows a child who boast of what they have
Niba bangaye uzi muri kino gihugu cyacu bambara nko abana bambaye uyu munsi. Dresses. Imyenda yarampenze. Like when their father was alive. Uziko kuko bafata nko se bafataga akiri muzima. Buretse gato hano haratunura nabaza mugenzi uko nabana babeshyira byahehe ko ari mayibobo nzima. Nukurenzaho ibi nibigenzi n'impamo. This is yours. Yewe kira kono bobo. Mugeze mukerekera amaje bona bari mu gwabana imyenda yo kwambara kandi batabazaniye. Put this inside our bag. Imyenda bayishyize mu gikapu. As you can see, nko kubona naringiye kujya mu kazi ngiye kujya mu nama y'akazi. Please let us go to my office. Reka tujye mu biro byanjye wenda ndakugarura nyuma yaho tuganire mu gakeya. Can discuss further. Twaganira gose tugenda hano tujya tuganire. Buretse. I didn't tell you. Ntabwo wabimenye se. I'm now into forwarding and clearing. Because sigende mu bintu bijyanye no kurangura ibintu nkaza mu gihugu nkabicuruza. Merchandise. Asiga gose ndi mu bantu bacuruza ibintu biri general ibintu byinshi cyane. God has been. Weje ubone nzi wo mu cyaro nati yego. I see you. Abana bato gose ndagaruka kandi gose mukomeze muryoherwe. Film bya hehe. Ko ari ukubeshya. Bye bobo. Abwo ya bye murabe bana bato ndabakunda cyane bya hehe ko ari ukubeshya muri nisi wabo. Zanakon rekura tonye no kuzana hakon. Ashira hasi umugore ara. Aricara kandi ubwo mu kanya bageze ji bari mu kuyinywa. Arangije abakobwa bavaye bombi. Wewe udukara kumyenda wehe kira yose kandi zuri kugasa. Mama. To sell this clothes. Emyenda reka tuyigurisha. Spend during the period. Kuko amafaranga yose bajyaga bacuruza mu maso bajya kuyabyinira kandi n'uzi imyenda yabo nayo tuyigurisha. Burn them because they burnt are on this. Kuko reka tuyicanire. You boys have been writing secret letters to people in the village. Mwabyara ngo maze iminsi mwandika inzandiko zijya mu cyaro mubeshya ngo tubafatana bina ngo tubitaho neza. Why did that old man come to visit us? Uriya musaza ngo ni munuza rwa Bukamba Jacques no kubasura babazaniye imyenda uriya ngo ni mazi. Mumugire impamvu nyaki mazi bazaniye imyenda. Shut up. Zibafunga mudomo cecekasa. Ntabwo mbibonye se. You think you can deceive me with this your cock and bull story? Cheka mwambesheze mweshize n'uzanye mu musana ko mubeshya. Yewe bana ba. Carry this bag outside. Buy me a fuel. Mukire hanze. Wonye nungurire petrol yuzuye icupa. Bazane nkwereke. Tuyitwike yose. Tuzimira n'ubugome. Ngenza bana ngo twatwike imyenda yabo babahe nka kado. Bayotse. Cheka sa fungo mudomo. Mujye mu cyuma cyanyu. Iyo myenda yose muyivanemo muyibike. Mujye mwabere nko mwari mwabe. Mugende toka. Arashwanyuka. Akira aho ngo hano harabije mushitsi yaraseka byukurenzaho. Bavuye ryari Dubai. Mugeze mu gasikaye n'umucuruzi yarakize yavuye mu cyaro aho yari umuhinzi mworozi dore asigaye rwose afite fresh yabaye mu gikazi. Yabaye rwose nk'abantu bo mu itabuni mu city. Yes, trust me. I hope nobody else has seen them. Nobody. Muzane ibicuruzwa rwose birenze ibyo abandi bose ugiye kuba rwose wambere ubikozeho. Yes, mama. Amenya nuko bakaje. Bobo buretse. Siyo dukora. Going to make and in the next room to bring their clothes. Tujya mu cyuma cyabari abakobwa tuzana imyenda yabo bari dushyira muri envelope none bari botsa yabo mubwenyewe. To replace us. Dusimbuza yacu natego dusimbuza yacu. Ibyana bira. Ni ibyabwenge shaho ni ibibandi bikuru. Ko byakagiye sasa. Byaragiye mu cyumba cy'abakobwa bizani yabo myiza basohokana. Yakoma kono mu gikapu bivanamo yabyo babihaye mishyashya n'ibyana bibiri n'imbebe byivumenye zimezwe futulats imbebe bibiri karacyakomeza. Bishyiramo hakuno y'abakobwa myiza stile zabo rwose zirenze bizi ko bakunda kwambara bizi ko bitama hakuno byo bijyana yabyo mishyashya babihaye. Abako bakaje sasa bagiye bagura petrol yuzuye akajerekani. Hakuno biracanira nako ibikorwa bisuka ko petrol ibikorwa bibiri by'ibigomesha nka nyina nase ugeze ngo nayo ngo bwose ngo ibyaruko ibyagiye nabona abantu bose butindi nk'ubwo bwase na nyina n'abakobwa. Sasa ntabwo bazwi barimo gutwika mugeze ari yabo. Umwezi ugeze ngo bajya vuga ngo umutego mutindi washibukanye nyirawo. Nabo gose bateze umutego mutindi urabashibukanye ni babizi. Ko bagatwitse baracanira. Ntabwo bazwi ari yabo barimo gutwika. Sasa binge bivayo. Ibigo ry'ibibiri. Ko byakaje.
birabyina mbega style biraho ngaho byarikanze arafuka ku rupangu birirukanga byarikanze sha umugenzi bari batwitse nazo kugeza batwitse yabo karacyakomeza bakise imbeba ebyiri turats God will go catch you one. Jenzi kumesi yicuma gusa ku masaje gusa bari baryamye mugabo n'umugore Jenzi ni Oriya ko n'umugabo we kanyandikwe Sheri I paid those customers. Yesa wishyuye abakiriya bawe gore ntagavuga yewe uretse ufite ikibazo My dear. mukundwa Sheri Problem. kutavuga You need more money. ukeneye amafaranga yo guca muri business cyangwa No. Sheri ikiza kandi Are you going to just sit down there and watch? uzaguma hanga ukomeze urebere kugeza ryari Can't you see that the year is fast coming to an end? ntago ubona ko umwaka uri hafi kuba warangira ngo uriya mugore mama wabano bana garuke wagiye mu gihano What will become of Christy? ese Christine nagaruka bizagenda bite nyina wabano bana biri wawoza ari umugore wo mu rubona wawe turi mutungo ye I know very well urabizi neza that Ibe's visit was not just ko uriya mugabo waje hanga harwa bukamba janga kugira ngo arebere ataragezwaga na kamwe mazi yari afite ikindi kimugenza dati yego I know he came to spy. nabizi ko aje kugira ngo atwiga atuneke Probably find out how Bobo and agira ngo arebe kuntu bano bana Bobo nabwo yababayeho that old fool. uriya mushenze gusa w'umusaza But we have shown him at least that we are smarter. ariko twamweretse ko turi abahanga just time akoma ngubwire and brag. ntago uzagagaza ko uri umuhanga kugeza isi zacuramira Life and healthy. That means she would have been vindicated. You and I know what that means. The entire Omuna and the village will descend on us. uzuko byanga byakunda umwaka nurangira wa mugore agarutse bigaga ko atari wishe umugabo we uri handi byanga byakunda umugabo gace kose kazadufatira imyanzuro 9. bazatwamagana bazubitekereza Ready to go back to the village. yego ubwiza kuri ngose ngena ntago niteguye kujya gusubira mu cyaro Don't worry. Is that Sheri what wigira ikibazo Dad? ese niyo mpamvu wanze kuryama ubitekerezo byo ngibyo ntekereza Plan. All right. Jefite imipango yanjye See, banzu rebe nkubwire I am going to start processing documents that natangiye gutegura ibyandiko nge nawe n'abana bacu bizatujyana mu mahanga all of us travel abroad. tukajya mu mahanga umugore yarikanze That's my plan. ni imipango yanjye data mugabo mwiza rwose ongera ungwemo mugabo mwiza You think she will not do data ya gose abagore rwose ntibamukunda ibintu bikundira imitungo ntibakunda abagabo babo bikundira imitungo Now travel to America. tugiye kujya muri Amerika ndati yego Na America. data muri Amerika we data uzajya sangira icyayi na 50 cent ni higiza rwose njye muri salon rwose muri na Jay-Z only our customers tomorrow? Eh? ahubwo ejo uzatangiye wishyura imyenda yawe yose tugiye kujya muri Amerika filime nyeze bapansi barafata mugenzi imitungo yose bayigurisha yibanze mugenzi bahunga bigire mu mahanga umugabo n'umugore mugenzi n'abana babo That's my filime ira mugenzi karacyakomeza ngeza kunyesa saa 10 cyabaye na kindi rwose Maga. sasa byana rwose bisigaye bishite mugenzi bya dawa ise wa John Poli Ade. bari mu Uriya baba. yo musaza waramuze musaza umva bano bana bato ni inshuti zanjye In case if una see them, make una no touch. bana batabana bo ni inshuti zanjye rwose uyu mwamwita John Poli yana mugenzi we One can connect letter. abanyarumugi bara rwose bana bashaka ko mwandikira urwandiko Sabisa no go school. ntabwo abana rwose baheruka kujya gushaka kubandikira urwandiko rwo kujyanira umuntu They suppose drop. hari ikibazo se kandi rwose kamandikire nawe ntugire ikibazo amafaranga rwose ndago yo kubandikira urwandiko filime iraha ngo ngeze gakene ngo babandikira urwandiko You go do am for now. sabye ndebere filime Una carry paper there. ibyana nibi bandi byazanye ko urupapuro n'ikaramu yo kwandikira kubyandikira urwandiko icara hariya bakugira imeza bakwandikireho kino kirahindukira dore sha turacyandikiraho n'ibigeze bizi kwideburiya And his melon boy is a boy. banyita abuwe ya gusa nushyira amazina yanjye Now wait I call My dear Elizabeth. usheri wanjye inshuti yanjye Elizabeth No. oya reka ntaga gutyo uretse nawe reka ngo ku nshuti yanjye Elizabeth reka ngwere kujya kwandika Now wait I call ku nshuti yanjye Dear Elizabeth. inshuti yanjye Elizabeth oya Cancel that one. ibyo bireke Right. andika Elizabeth. My sweet love. mukundwa rwose gikundiro sheri ishushu Also. sweet love How are you? umeze gute And your beautiful body. n'umubiri wawe rwose mwiza w'igikundiro uteye amabengeza Smart boys. abana n'abahanga You are right. Smart.
dore iki ngiki ugacwa bari mu mwaro mogi Haven't your husband? ese umugabo wawe ntago aragenda Haven't your husband arrived? ntago aragenda mu mahanga I miss you so much. ndagukumbuye cyane ntabwo nzi Mugenzi Elizabeth ninde barimo kwandikira n'ubwo se n'urwandiko abana bara uko bakasha sakono mu rugo filimira ibyara ni ibiteka mutwe ni ibibandi bikuru ni ibisaza mu guteka imitwe byakaje umusaza sakono ari umugabo bifite cyane ko mu ntoki byitwaje bankire niki So what is it? muvuge niki kibagenza Somebody gave us this letter since yesterday. hari umuntu aduhaye n'urwandiko rwereje ubundi turufite One Mrs. Elizabeth. ariko ngo rwereje inkuru bita ngo Mademoiselle Elizabeth ntabwo tuzi sasa Mademoiselle Elizabeth ninde Father, we don't know the person. koko tutazi nyiri urwandiko Elizabeth uwo ari we We to keep it. niyo mpamvu tugasaba kurubika umugabo ararubaka Fools. ibigoryi gusa When I call you fools, you won't understand. niyo mpamvu bita ibigoryi mukarakana ngo ntabwo muri ibigoryi You'll be complaining. mukaburana Somebody gave you this letter since yesterday, umuntu yabahaye urwandiko rwera ejo bundi murufite and you kept it. murarubika You don't know that my wife's English name is Elizabeth. ntabwo muzi ko umugore wanjye izina ry'icyongereza bamwita Elizabeth izina ry'Ikristo yitwa Elizabeth Stop. dore ko sicika igakira nikiriza buretse umva urwandiko kuva atari rwereka tuze kuri uwo mugore wawe nta mpamvu yo gusoma urwandiko rutari urwawe sicika kigoryi It's my wife's ntabwo siko umugore wanjye mu nanjye turi kimwe urwandiko n'urwanjye n'urwa twese sasa ntagaze ko urwandiko rurimo icya yose n'ikigambo harimo imitoma yo muri za 90 undebera urwandiko Elizabeth with love. mukundwa nkunda cyane kandi rwose nishimira How are you? umerewe ute Beautiful body. n'umubiri wawe rwose uteye amabengeza I have not seen you in 2 weeks now. maze ibyumweru bibiri nakubona ndagukumbuye cyane Why? kubera icyo utakiboneka Haven't your husband traveled? ese umugabo we ntago akijya mu mahanga ngo twongere tubonane twongere twishimane njye nawe I miss you so much. ndagukumbuye cyane This time, we shouldn't wait for your husband to travel. ndakeka ko yako kumuzinga ufitiye basi uzaza n'umugabo niyo yaba ataragenda uzaze twongere tugire nk'ibyo twakoze ubushize Out as usual by telling him uzambwe ko ugiye kujya hanze nk'ibisanzwe umubwiye ngo ugiye kugira are going for wake keeping. ugiye wenda nko kujya iwanyu umare nk'icyumweru See your mother. kujya gusura nyoko mama wawe I enjoyed the other time we spent. cya gihe twamaranye ijoro ryose turyamanye byari bishimishije 3 whole days. twamaze iminsi 3 yose rwose turi kumwe yarishimishije Hey, you are so sweet. rwose uraryoshye mu gitanda urwandiko rura Thank you for all the money you have. kandi warakoze kubwo amafaranga yose umereza uba watse umugabo wawe Don't forget the 300,000 naira. kandi nibagirwa ko wansangije kuzama 3,000 by'amanera mugeze 3,000 by'amanera n'amafaranga menshi cyane 3,000 ni menshi cyane Me, I love you. ndagukunda I cyane miss you. ndagukumbuye And I promise kandi nasezerana that when your husband dies, ko n'umugabo we napfa amaze kuba yakwitaba Imana you and I njye nawe will marry each other. tuzashyingirwa tukaba umugabo n'umugore Goodbye. urabeho ndagukunda Yours truly, kandi umukunzi wawe lover. ukunda cyane Samson. Samusoni ayiwe data we cyarumiwe Wonders shall never end. ibitangaza mu isi ntabwo bizashira bwoya baritaba karame Who wrote this letter? ninde wahaye runo rwandiko ninde muzatuye bandi batuturabizi Go upstairs and change. reka nyene hejuru nambara imyenda yanjye y'intambara y'itabaro ndaje ndabaye imyenda imyenda y'ingo y'itabaro iyo yambara agiye ku rugamba numva sangagiye kujya kurwana nande sasa Wait. How come have you been? God will go catch you one day. God will go. ndaje karabaye noneho karabaye tu ubwiza ukutuza abana nk'aba ngaba niba bari mu mitungo yabo wazasara dore ukuntu bibyimba biteranyije umugabo n'umugore we ati ndagukunda cyane rwose cyagiye turyamanye byari byiza twamaze iminsi yose turyamanye umugabo adari yaragiye mu mahanga kuko bakaje muri benzi umugabo sasa nakaze ko ibyana byamupangiye azigwaje mu bintu bisanzwe numbaze ngwe n'umugore none bahora biragenda bite
yaje yakonsa abanza baze ugose umuntu umuteretera umugore amushakira iki mu buzima. In an uncompleted building. Niko tumenya yaba mu nzu ngingi ituzuye. I hope you are sure of what you are saying. Yes, sir. Ese ntabwo mwambeshe maze batina gutwakobeshya. Are you sure it's this place? Nahanga neza mwana batego nahanga rwose niho yavanye u Rwanda kandi duhereza. Biza hakuno. No, I hope two of you are not planning any. Ndakeka ntabwo murimo kumpangira impango mibi yanyu sibyo? Ibindi bati hoya. Samson! Samusoni. Harabaje. Come here, you're still lighting that cigarette. Come here. Ngwino amushenze ngwino shangwino ngwino ngwino. I said come here. Ngwino hano. Good. Now, which of you is Samson? Kweli mwembi ndi bita Samusoni. What do you mean? I said our phone is Samson. Awe tugeta mazina tara yacu. It's Samson. Wewe Samusoni nini? Samusoni arahagera. Na maybe Samson. Ninge bita Samusoni musaza. Okay, ni wowe. You are the one. Ni wowe rero. You are the one. Ni wowe. Messing around with my wife. Yo maze iminsi rwose usohokana umugore wanjye mukajya mu hoteli mukararana muri kumwe nahanagiye mu kazi. You are Samson, man. Ni wowe Samusoni wa Rusingo. Ni wowe nuneretera umugore. Abandi bavayo. Get to heaven or I will go to heaven. Hagati nawe mwese agiye kujya mu ijuru uyu munsi arapfa. Basako baratabara. Nama bandi. Maze bajya ku mugabo. Baraterura. Bashira hasi. Mureka kukubita onkire wacu kirye gaseko. Bamuteragwa mangu yamenyo my friend. Barashotagura. Bamuha ikigo ku munwa. Muryinyo ku mudomo byasbyanya byongeze bibabaje. Ikigije kigasaka kindi kikiriza. Unebere bigoryi. Filipe kibwa cyaza kindi unebe dodo. Urebe. Kibwa kirimo kurira ikindi kirimo guseka. Baramukubise dore shado. Kimwe kigize ko kirimo kurira ikindi kirimo guseka. Cyana bira. Polisi ye mutabare onkire. Guys, Iyo mushenzi. don't do. Merekera aho ngaho shamwe mukomeretsa ngo mumwangize. Mumwaye somo. If I see you here again, Inongera kubona ahangaha zagushwanyaguza. Kandi rwose umugore wawe araryoshye nundi munsi. Kigo bigeze baraje kuzira kuntu kireba dododo. Dore. Areba nk'inurumbutse. I will not try. Je ntago zagaruka. Gisinga bigeze ngo birimo kurira n'ibyana bibiri. Please let me take my keys. Ye mureke mfate ko ntacyo zanjye ko ntake. Vane ko ntacyo afite ubwo basha dodo. Oh my God, leave my Ye ntago nako ndazifite. Ye murakubita onkire wacu murakoze cyane. Ayiwe. Onkire radusize. Onkire fungura tujyane. Ango fungura mama bandara dukubita. Byahe. Onkire wafunguye biramukurikira bimwinginga. Baya kajageze hakurya. Birashwanye. Baramupangiye yarabikwiriye nyagupfa. Muramuhaye nundi munsi nazongere. You see the policeman that Mumuhatagwisha amangu my friend gusa bana muravugo ntago muhaye neza. Byo byana byudusangane bamushiti byabwe gusa nguri buzima bwo bwese ukuntu bubayeho. Yari bibabaje. Let's get before you. Yewe kateka tuje mu rugo. Yeah. Sasa umugabo yaje yarakaye yaje nk'akabamba. Ako mama nyoka ari he? Waje ko nyoka ari he faturushi. Nyoka ari he fata inkonje. Mama wari he? Mama wari he dore ko gasa. Mama hamaga nyoka zanga. Mama, Now come here. Come here. Ngwino hano. You see what it cost? Wano kuntu mbaye hejuru yawe. Now, Uriak, tell me. Mbwira. Did you give your English name to write love letters to you? Ninde wahaye amazina y'icyongereza ukamugira umugabo ukamusimbuza? Uravuga ibiki kandi? Uriak. Bariako. So you now give my money, Usigaye fata amafaranga ngo yose ngo ushore muri business. boys, and even sleep with them. Ukajya kuyaha abasore insore ngo muryamane ngo z'abapfubuzi ntazi zari zo namenye mukanya. You not sleep with small boys. Usigaye ujya hano hanze ukajya kwigukina nabo n'ubwana buto bw'ubusore ngo rwose ngo nibwo bw'urukundo rurenze uko ngiye nkuhereza. Is that what you're talking about? I swear. Nahiri horaho. One of us will reach heaven. Aza ku mugore fata ingumi fata urushyi hakurya hakuno umugore arirukanga hakurya fata urushyi abongeza abana baritambika karabaye bajya mu nzu ndani ngwino hano ngwino makore cyangwa namwe jya mu nzu kafena jya mu nzu umugabo yabaye nk'imbwa y'inkazi nk'imbwa y'inkazi Uriako madamu amafaranga njye wayashize he uhora utanga buri munsi feya mbere ni mu nzu ndani sasa ngwe mumbwire ninde wabahaye urwandiko feya mbere sasa niyakora mu rubanza Oma gave us the letter. umuntu adaye urwandiko
We don't know him. He said he's Ntabwo tumuzi yavuze ngo bamwita ngo Don't worry. Wiki. Okay. Are you ready to show me the man? Muramenyere ko abahaye urwandiko ari we. Ninde abahaye urwandiko? The man will kill you. Arakwica. He's going to kill me. Aranyica. To die now. Nani nca basire ndemera gupfa. Show me the man. Mumunyereke. When you Mumunyereke ko abahaye urwandiko ninde mumunyereke. him who he is. A man I have never seen in my life. Nigute mumbekera ngo ngiye ngo muzanye ngo n'umugabo ntazi muzi buganye ntaraho nabonaho. This is such letters to you. You must show me the man today or I'll kill you. Are you ready? Byanga byakunda munyereke uwo muntu mutamenyeretse uyu munsi ndabica. Anti rwose ntabwo twapfa kumubona. Sasa ibintu byagira abayasa nakumva bakunda nabyo barabyawuka. Kujya kunzanira urusana nkwereke, kujya kunzanira urusana bwanjye nkwereke. Uyu ngako na sasa azana urusana ku rusana rwa nyarwo. Piri mu jisho. Piri umugore shaho n'umugome. Umugore shaho n'umugome mu mihumetse. Indane mu butafari. Urusena rwa nyarwo mu maso no mu mihumetse mu gatafari. Yabasize insenda mu maso. Izindi ashira mu mihumetse umugore ntambabazi. Nta mbabazi zakibyeyi habe namba. Izabana bararize bamuzinduru. Yeah. Abandi baraseka. Mugenza bakabaye umuryango w'abashiki b'abana ntacyo bibabwiye. Yeah. Genza cyabana cyo gose ngo imisi yicuma. Genza yabeze ngo ningwe ntabwo yavutse uzi gufata bwa kanu ariko dusera byigishijwe. Hello. Hey, come on. Hey, baruse ngo gute telefone tari I'm yanjye. afraid to touch my phone. Wewe gute telefone yanjye. Hey, do I even know what telephone is? Uzuko nyanga na telefone cyari cyo. Reka kandi telefone zitari za kukishanura dore kwasa n'amaso abiri dore kakarebe. Whatever you are doing. Menye mu kazi kanyu. Hello, Amadi. Please, I am sorry. Ya unyihanganire Omari. Yes. Aha. Yes, Amadi, I have also gotten the visas. Amadi nabonye visa narazishe narazibonye. Yes, I now have. Izwe nubwikanse mu bavuze bigambo bijyanye na visa bugeze ubuzubuzu ubwenge. For myself. Nashatse visa yanjye. My wife. Umugore wanjye. And my twin daughter. N'abana banjye babiri b'impanga. Yes. Yego. Amadi, I told you. Amadi narakubwiye. Je nta mikino ngira mu byo gushaka ubuzima. And yes, I have also changed the money. Kandi ikindi amafaranga yose nayo nayahinduye yose nayakize mu madolari amafaranga y'mpuzamahanga. $50,000, right? Nayakize mu $50,000 by'amadolari, $50,000. Good. I have it now. I will have it here in my house. Nyafite ahangaha rwose mu nzu yanjye nihari. It's all right. Nta kibazo. That's very kind of you. Amadi, I must tell you. Ntabwo mva ngubwire. Let me quickly take my bath and Reka noge mu kanya turavugana rwose ko ndimo kwitegura ngiye kuba nafata umuryango wanjye n'abana banjye tukajya muri Amerika. I'll be right there. Sawa ndaje ngeze cyane kwa kwishyura amatike y'indege. Ngeze abonye visa z'abana be n'umugore we. Abangaba ntaga batekereza ugeze afata amafaranga ya se na nyina niyo yagiye kubyinamo. Amafaranga y'abana ni yabyinagira. We ukomeza mukora akazi. Ngeze nabyinagiramo. Yavunjishe mugenzi $50,000 by'amadolari, $50,000. Sengane $1,000. Sasa bangaba nkuko bazi nabwo ajya abo. Are you sure that this man has not sold our father's remaining? Ese kurakeka ko mugabo utagurisha imitungo ya data yose akayimara. Genzi birabashije imitungo yose yashize. I wonder where the money he mentioned came from. Hata nanjye basana amafaranga avuze ahantu yaba yarayavanye. Look. Buretse. Abo. Goya. Mama is suffering in the village. Let's grab this money and run to Mama's village. Amafaranga mu cyaro nagara amafaranga aboneka kandi dufata amafaranga tukigire mu cyaro tuyajyane. Because I start a new life. Tugiye baso na tuzemara nk'ukwezi uko ngiye tugaruka mu mujyi dutanye ubuzima bushyashya. That's true. Byuka ko nokori. But I don't think it will be easy for us. Ako nakeka ntago biri butworohere. Reka tugerageze. Reka wangane reka tugerageze n'ubundi bucyambere no kugerageza wenda ukazapfugerageza. Yeah. Ngeze gufata amafaranga bajye mu cyaro nabo bayajyane nta kundi. Imitungo yabo yose mugenzi yagurishijwe. Ishoboka. Karabaye katurebe sasa. Sasa uyu ngo yakuno kwakagiye koga abangabo ko bakaje mu cyumba indani. Bazi ko byanga byakunda amafaranga yose arahanga sasa. Katurebe. Yeah. Arapanga nawe mugenzi bapanga cyo gukora.
bakise imbebe ebyiri turatse bajya kumugeza kuri briefcase y'umugabo yakanyandekwe visa ngizi bazikuye umugenzi visa ngizo yeah n'amafaranga nga yamugenze amadolari menshi apaki 50,000 faranga menshi cyane byonyine uyu munsi mu Rwanda dolari rimwe rivunja 670 na mfata 50 kubera 600 cyushyuho n'ibihumbi birenze unyumvira amafaranga bavanamo ni menshi cyane yagurishije imitu taragira guca karabayara uko yakaje bare mu cyumba cy'indani yeah filime yiswe imbebe ebyiri nabo ntawe batandanye n'imbeba baritsimba taye nizo batenga amafuna hamba imbwa ubutaye rwose ni za kanasharamye nizo taye zabo utinya umugabo yemeye mugenzi kwica muri umuna we hejuru y'imitungo ntago yoroshye wambere avuye n'ivarisi arayikorera kwetaragenda baramwumvishije aritsimba umutoya ari indane muri garderobe do yavanye umwenda ngakare karasiga ntiyakabona ni nk'imbeba bayise imbebe ebyiri kanje gaco ntacyo numvara fungu yako no amafaranga ari karabaye varisi nayihari varisi mo visa ye n'abana be passport stayemo kashe ya visa gize gutya yako ntakinabona karabaye yes hey no Mana nyagasani yeah abakaba saswe varisi ako bakuno babaka bibetanye barimo kugenda bafunguye baritsimba n'imbeba Naguri cyanga. Ubwo tubaza iki wowe? Cyo dukora hanga acaho. Yeah, nunge mu mange ebyiri bari nina bari nekasimbiza. Wewe witonde wacinazi we. Ukomeza ikintu tugire myese iki nambaraga gifite. Ufite imbaraga n'urukuru. Rugo n'uruto ari rwa bucura. Dore chance bita gusara. Uzi gushakira ivarisi muri turuwari. Ivarisi muri turuwari hajyamo telefone arajugunya hakurya. Uko akagenze sasa hakono babagoyo byanya by'igitumo. Mugiye hemwembe. Papa no dushyi ivarisi mu modoka ye muri butu. Banyuzaho. Oyi nacho yavuga. Nazi kutunze bugiye. Wagasotse buretse tugiye gutya baza kudukurikira reka tubapangire yako tubasega tubateza umutego. Jya kwa hakono kujya kuzana umutego wabo ngo bari butege. Barapanga shawo. Kivana ko nakaje kandi kubuto. Shawo buto buranyerera. Bisika ko ubuto imbere y'umuryango bivuze ngo uzasaba kurikira yirukanga. Nekaramu babyanga bya kibusuka hose no ku muryango hakurya hose. Boza cyagira ubuto. Dore ngo sasa ko kurata cyimba hejuru. Yewe madamu cyamenye ubuto gihereye ko hakurya muri saro ku muryango torosohera usohoka. Azungu yamagara yaravuze induru yambaye igitenge. Birafunga birasohoka amafaranga barayajyanye amafaranga menshi cyane. Bakise mugeze imbebe ebyiri. Aracyari junior ubasobanurira. Ye nta bobo nabwo bibonye. Enda papa's bedroom. Ndababonye imva. Ngiye gashaka kuna basa gusaba kugwe niwe nta muntu ugeze ajya mu cyumba cye. Who went in and took my briefcase? Umva yewe mwembe ni winde wageze ajyana ibivarisi yanjye. Ivarisi iri he yanjye? Irimo office zanyu zibajyana amahanga na nyoko mwese nanjye. Na papa izo bitunga. Wabwiye aboy na bobo ngo bashyire muri butu yawe y'imodoka. Karabaye. Bari he? Bari he ndabica barambona bari he? Ngeze ngamye kubyana byo kunabonyeza bikomeye. Karabaye. Ngeze hakuno bikubise hasi umugabo aragwa. Umwana arakurikira. Unaje nawe arakurikira. Ubajya kuvanga abandi bagezeyo bajya. Ntagiranga imitego gose nuko ideburiya. Mukurikire.
ko madamu yakaje rwose aje yakona yabyimye naziko ibara ryabaye amafaranga yanjye amafaranga yose kandi yiki amafaranga yanjye visa yanjye bobo goya bavuga ibiki kandi ngo bigenze bite batwaye ivarisi irimo visa zacu zijyana amahanga n'amafaranga yacu yose twagurishije twacuruje ngeze barabibye mugabo biramucanga bamubayeho yapanze mugeze Imana n'ipanga ibyayo ngeze nawe utishyurwa filime iraha ngeze bakisimbe ebyiri ngeze no bakirukanse ngeze ukagenze bakitaga imbebe ebyiri ndabakunda cyane naho ubutaha ese mugenzi abana babonye nyina ese amafaranga mugeze wagize wageraho ngeze naho ubutaha ndabakunda cyane kandi rwose Imana ibane namwe naho ubutaha